turi imbere y'igikoni cyo hanze mu gikari niho turi nonaha. Rero ndashaka kubabwira ukuntu gitogosa kikavamo isosi nziza rwose, harimo amazi menshi kandi biri buhwaniremo, kuko ikinono gitwara umwanya munini kugitogosa, gikenera amazi menshi. Dore ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri Mama Sharirene. Hari umuntu wambwiye ngo muraseka. Reka mbabwire, nubona nababaye nkaza kuri kamera mbabaye, uzamenye ko bikomeye. Nimba unkunda uzahita unshakira ikimpoza. Mu bintu rero nge bimpoza nkumva iyo ninjiye mu muryango wa Beka cyangwa muri Eco Bank, uriya muryango mwinjiyemo ngiye kureba amayero cyangwa amadolari, ibyo bintu bishobora kungarura umutima. Gwe none narakaye nababaye ntishimye, ibyo nibyo bisetsa. Hanyuma ibintu bincekeje nahita bibereka ibintu bincekeje uyu munsi. We wabiberetse sha? Wabonye noneho mu gikoni kwa Mama Sharirene ukuntu byifashe? Sha nambaye n'imyenda yo mu gikoni cyo hanze. Mureke mbabwire, mwabibonye ko nazanye utwungo, akungo. Utu ni utwungo mwabibonye. Uyu munsi iyi ni imbabura. Ntabwo turi mu gikoni mu nzu, turi imbere y'igikoni cyo hanze mu gikari niho turi nonaha. Rero ndashaka kubabwira ukuntu ibiryo byo mu cyungo biryoha, kugira ngo namwe mujye mubiteka. Ubu tutwungo mana naragenze nshaka utwungo mu mujyi wa Kigali, nshaka utwungo henda tubura, ngize Imana mbona ahantu kari ngo nimba bahita mu Kabuga ka Musha, numva ariho babikuye. Aho hantu rero bampaye utwungo, Imana ibaha umugisha. Nari naduhize ubwa mbere natekaga ibiryo byo mu cyungo, hanyuma naguza kungo umunsi umwe nkagura i Nyanza ndagatahana, nkagejeje mu rugo nkakarangamo inyama, byarambiye nenda kurira. Mpamagaye mama arambwira ngo ntago bahita bateka mu cyungo, babanza kucyangura. Ubu rero nacyanguye iki, noneho nagitogoshejemo ibijumba, niko bacyangura. Ubwo ndagira ngo nakubwire ngo nushaka kugira ibintu by'icyungo ugiye kugitekamo, uzabanza ucyangure ugitogosamo ibijumba. Hanyuma ndashaka kubabwira ukuntu ibiryo byo mu cyungo biryoshye kurusha ibyo mu masafuriya. Hari ibintu nzajya ntekaho, ariko uyu munsi tugiye gutekaho iki? Uyu munsi tugiye gutekaho ya sosi nabemereye muri cya kiganiro, isosi itogosheje y'ikinono. Tugiye kuyiteka muri iki cyungo. Ngiye kuzanaga kuko aya ni amazi nabanje gushyiraho ashyushye. Tangiye muze murebe, dore aya mazi yabize, ariko naho wayashyushya cyane ntacyo. Kandi ndimagine ko aya mazi atari menshi. Aya ngiye rero noneho gushyiramo ibinono. Ibinono narabiberetse, naberetse ukuntu ngitegura nkakigirira isuku.
Bushize narabiberetse. Nakibonye. Dore. Uza agahumuro karimo. Nuko nagiteguye. Ndashaka kubereka ukuntu ugitogosa kikavamo isosi nziza. Rwose harimo amazi menshi kandi biri buhwaniremo kuko ikinono gitwara umwanya munini kugitogosa, gikenera amazi menshi. Dore. Ubushize naberetse uko bagitegura byo murabizi. Ubengeye kubereka ukuntu bagitogosa. Mwabonye ko ngishyizemo. Hanyuma ngiye kongera pfundikire. Dore. Ngiye kongera pfundikire. Hanyuma ntegure ibirungo. Ibintu biri bukore isosi. Mwabibonye? Ibintu biri bukore isosi. Mwabibonye? Ubu mbese ndi hanze. Ibintu biri bukore isosi dufitemo pavuro. Mwayibonye? Ndakoresha karoti. Ushobora kuzajya ubona ibintu byanjye byinshi shyiramo karoti. Karoti ngizi. Ibitunguru bya puwaro. Nkunda puwaro mu isosi itogosheje ya boilo ko ziba nyinshi. Hanyuma izi ni inyanya. Dufite hano magi. Dufite tungurusumu. Ariko dufite na salisa. Ngewe rero mbashaka ko hazamo agatuku gake. Kandi izi salisa nta kintu ziba zitwaye pe. Hanyuma ngibi ibyo tugiye gukoresha ndaje mbereke icyo duheraho. Hanyuma turahera kuki. Tugiye gutangirira kuri puwaro. Umunsi twagiye hanze puwaro. Yewe rero ibirungo bijya mu isosi ngira ibintu bikasemo binini nibyo mbashaka. Binini rwose apana utuntu duto pe. Izi ni puwaro. Ngamba arizo mperaho. Ngengera ibintu binini rwose. Bashaka guhekenya ibitunguru n'ibipuwaro ibintu nk'ibyo. Uko mbikata rero. Ibyo nkunda. Wowe nubishaka uzakatemo duto. Ariko ngiye nkunda ibintu binini muri boilo. Ibintu biza bikagaragaramo nyine ukuntu. Uko nguko. Izo puwaro ndazishoje. Hanyuma izi karoti nazogeje neza. Ntago ndibwirirwe nzigira. Ntago ndi buzirape. Ngiye karoti ntekamo hariya ntazo ndapfa. Ndaziteka uko mubona zitanarapye. Ese ngewe nkunda boilo itarimo ibintu dukase dutoya.
ngiye gukata karoti shaka ngo ibe nini. Ibiryo byanjye byinshi ntireka mwarabibonye biba birimo karoti, kandi sinkunda gukoresha karoti ihiye cyane, niyo mpamvu ibi mubona hari ibyo ndi bushyiremo byahiye kugira ngo nze kuzikuramo ari umujugwe. Gutegura ibyo gushyira muri ya boyiro yanjye, isosi itogosheje y'ibinono natetse ku makara no mu cyungo. Hanyuma mujya muzitondera, iriya miti bazitera, ya miti bazitera rwose biba bisaba kwitonda cyane. Iyi ni pavuro, ibi bintu muri boyiro rero ngiye mbikunda bikanuye bingana gutyo. Hanyuma nuko nibagiwe n'igitunguru, ndi burebe n'igitunguru. Hanyuma ngiye gukata inyanya zo rwose dore. Boyiro yanjye ni uku nitegurira ibirungo n'iyi nyama z'inka zisanzwe nuko. Hanyuma ngiye gutunganya na tungurusumu dore ngizi. Mwabibonye kino gihera umwanya munini, rero kiba kigomba gushya kweri kikikunja. Ubundi tuba dukwiye kumenya guteka ibintu bitandukanye, kuko ntago wamara imyaka, reka mbabwire,
ntago wamara imyaka yose urya indyo ebyiri cyangwa eshatu, tugomba kumenya n'izindi. Niyo mpamvu usanga abantu bafite ibintu bahaze kubera ko babirya cyane inshuro nyinshi mu buryo bumwe. Buri ushobora kurya umuceri mu buryo bwinshi bigatuma utawuhaga. Ushobora kurya icyerekeranye n'inyama mu buryo butandukanye ukaba utapfa guhita uzihaga ngo ziguseseme. Kandi se imyaka yose dufite tugomba kuzajya turya ku manywa na nijoro? Mbese kurya ni ibintu tudateze kureka pe. Hari igihe ndya nkavuga nti nubwo nzongera kurya, ariko nuko ubuhazi iyo ushonje rero. Yewe maze iyo nshonje nywa n'igikoma, kandi ubundi sinkunda igikoma. Hari igikoma nywa nk'umuti cy'uburo n'ingano, umuti nyine ni ukwivura. Ntago nzarindira abaganga ngo babintegeke, Imana izanabindinde rwose. Tugomba kujya dushaka ibintu bitandukanye kugira ngo tutabimenyera mu gihe Imana iba yaraduhaye umugisha. Kandi umuntu wiyima ngo afatwa nk'uwiyahuye, icyo nacyo mujye mukimenya. Tungurusumu nazo murabona ko nzimaze kuzitegura. Tungurusumu ubundi rero sinzabona umwanya, dore ko nkora ibintu byinshi, mba ngomba no kwigisha n'ijambo ry'Imana, mba ngomba gutanga impuguro zitandukanye, ibintu nkora ni byinshi. Ubushize nasohoye episode z'ubutumwa 6. Narabaretse ngo mubanze muzirebe. Hari abantu rero buriya basetsa nta makuru baba bafite. Ibintu byose tuba tugomba kubireba. Ubushize ubutaha Imana nimpa umwanya, ntabwo biba byoroshye ibintu mba nkora kuri channel yanjye, ni ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nimbona umwanya tuzajya tureba umumaro w'ikintu. Tuzareba umumaro w'ibi bintu dukora. Buri munsi turavuga ngo bifite umumaro, tukabwa nuko tubikoresha, natwe tubikoresha mu buzima busanzwe, ariko umumaro wabyo ntabwo twawubabwiye. Tungurusumu nazo maze kuzitegura, tuzagenda rwose Imana nidufasha tukabona umwanya. Ntabwo umwanya uba woroshye. Channel yanjye nyiteguraho ibintu byinshi bitandukanye, kandi byose biba ari ingenzi. Hari ikintu nibagiwe igitunguru, onyo, rouge, igitunguru, yego. Urabona ko ibitunguru maze kubitegura, ibirungo byose biri bujyemo dore ngibi. Hanyuma tujye kureba noneho uko bimeze, bimwe twatogosheje. Hanyuma tugiye kureba rero, tugiye kureba ukuntu bimeze.
nganze shyiremo umunyu. Ngiye gushyiramo umunyu, hanyuma reka dupfundikire dutegereze. Gutegereza byo ni ugushishikara, ibintu bishya bitinze rwose. Hanyuma reka turebe uko bimeze. C'est bien. Noneho ngiye kubanza gushyiramo, ibitunguru bya puwaro. Ibitunguru bya puwaro byo ngiye kubanza gushyiramo. Yego, reka twongere dutegereze. Abonye ukuntu ibintu bitangiye kumera fresh, ariko kirakomeye mwamfuramo. Noneho ukuntu gahunda imeze, tugiye gushyiramo akantu bita bicarbonate. Bicarbonate we ntamenya kubivuga neza, ntuzanseke kuko siniganye nawe, babarire cyane. Nabanza akabereke mu ifoto ngaka mwakabonye. Iki ni ikirungo, iki ni igikukuri cya kizungu ngiye gushyiramo. Uzi impamvu ngiye gushyiramo? Wirinda gushyiramo cyinshi, ni gake. Aka karahagije. Do wabonye ukuntu bisa bibira? Iki rero gituma nyine binashya vuba, kuko kameme nta muntu watogose ikinono adashyizemo. Wowe rero uzaba ufite igikukuri sava. Reka twongere dupfundikire uruhande rumwe kubera ko dushyizemo igikukuri. Nimureke turebe ya sosi yacu itogosheje. Tugiye gushyiramo karoti. Karoti rwose, karoti. Ariko mwabonye ko ibintu bitangiye kumera neza ra. Hanyuma nganze shyiremo na za pavuro, tungurusumu, ibitunguru. Yego, sosi iraba imeze fresh. Reka dupfundikire. Hanyuma rero reka turebe. A1 ibintu biri kugenda nyamara bimera neza. Nabibonye. Noneho tugiye gushyiramo inyanya. Nindangiza ngiye gushyiramo agasalisa gake cyane, gake. Nabonye ko ari gake, nka kimwe cya gatatu. Yego, urabona ukuntu bitangiye gusa neza. Reka twongere turindire. Ibi byo rwose bitwara umwanya munini, byumva ibintu ari sawa. Reka dushyiremo n'amagi, kubera ko amagi ibigomba gushya burya nayo irashya. Yewe n'abantu bariraho amagi ngo barayashyira muri salade, mana sinayasamira pe. Maze urebe umusosi, wallahi. Reka tubeke noneho bishye. Yego.
Umva ndakwinginze aka gafoto gafate neza mva umwuka se uri gutuma bigaragara umwuka umwuka cyangwa ushyira hejuru hahari mvuge hanyuma mwabibonye ibintu ubu murabona bidahiye nganze twumva umunyu ukuntu ungana nimbaye mwinshi to umunyu ni uwo noneho murabona do nk'iki byatangiye kwikura ku ntuza do ku igufwa iki ni ikimenyetso cy'uko byahiye ariko reka tube turetse n'uwo munyu ukore hanyuma byahiye pe yewe abantu bagira amerwe murambabashe ndabona muri buhite mujya kubihiga mwabibonye rwose ubu se koko iyi sosi ntimuyibona ngewe noneho ndabona iyi sosi ushatse wanayirisha ubugari umva reka nze mbumvire dore isosi ufite umuryango munini wakongeramo amazi nta muryango munini mfite ariko wakongeramo amazi ntubona ukuntu murebe dore yego ndashaka kubumvira nshuti zanjye ntimubizi se nga dupfundikire byahiye muri make hasigaye ko mbikuraho hanyuma ndado biraryoshye birashyushye siko muragira ngo shye namwe abanye isosi nziza hanyuma rero mwabibonye ko binaryoshye kuryoha aho mba nabumviye pe biraryoshye hanyuma turashoje mwabibonye uzabikore kandi uzambwire iyi ni ya sosi y'ikinono naberetse cyahiye kiraryoshye Imana nibahe umugisha uzabikore uzambwira uzabikorere ya suku naberetse ugiteke muri ubu buryo uzaryoherwa ndabizi Imana rero nibahe umugisha ndabakunda cyane abatarakora subscribe ni muyikore mukore share mukore comment byose na comment zanyu inama n'ibitekerezo no muri momo mbamo byose ngaho mukomeze kugubwa neza kandi umwami akomeze kuturindira itorero n'igihugu n'abatuye isi bose akomeze kuturinda iki cyago cy'icyorezo Imana nibahe umugisha.